Ese ujya wicara ugatekereza ibintu byinshi kugeza wumva unaniwe? Niba ari wowe iyi videwo ni iyawe kuko hari ibintu bitatu bikubuza amahoro. Murakaza neza kuri Sunil Vibes TV aho tuvuga ku buzima, mindset n'iterambere. Reka duhite tujya ku kibazo nyamukuru. Impamvu ya mbere ituma utekereza cyane ni ugutinya ejo hazaza. Abantu dutekereza byinshi iyo twibajije ibizatubaho nyuma y'aka kanya ejo hazaza. Uhora wibaza uti bizagenda bite? Ese nzabishobora? Ibi bituma ubwonko bwawe budatuza kuko burimo gushaka kugenzura ibintu utazi neza. Reka nguhe igisubizo cy'icyo kibazo. Icyo wakora ni ukwibanda ku byo ushobora kugenzura uyu munsi. Ntushobora kugenzura ibyabaye ejo, nta bushobozi ubifitiye, n'ibizaza nta bushobozi ubifitiye. Ubushobozi ufite ni ubw'aka kanya. Aka kanya nicyo nk'urugero, ntushobora gukoma amashyi ejo hashize, ntushobora gukoma amashyi ejo hazaza. Ariko nkubwiye ati koma amashyi aka kanya, wabikora. Nkubwiye ati nywa amazi aka kanya, wayanywa. Ariko ntushobora kugenzura umuntu uzanywa amazi ejo hazaza. Ntushobora kugenzura ejo, ariko ushobora gufata icyemezo cy'uyu munsi. Uyu munsi ugafata icyemezo. Ubwo ni nko kuvuga ati igihe dufite ni none. None niyo dushobora gukoramo ibintu byose. Impamvu ya kabiri, kwigereranya n'abandi. Abantu dukunda kwigereranya, cyangwa nkagira imodoka nk'iya runaka, cyangwa nkambara nk'uriya. Ese ko yahahira muri Simba njye nkaba mahira mu soko wenda rya hehe na hehe? Ese ukwigereranya n'abandi, ibyo bintu nabyo biri mu bintu bishobora kukubuza amahoro yo mu mutima, mu bwonko. Ureba aho abandi bageze ugatangira kumva uri hasi, nyine ugatangira kwikompara n'abandi, cyangwa uri inyuma ukumva yuko wasizwe inyuma. Igisubizo cyiza naguha, iga kwibanda ku rugendo rwawe. Reba ibyawe, look at yourself. Buri muntu afite igihe cye, kandi koko niko kuri. Buri muntu afite igihe cye. Iyo uhagaritse kwigereranya iyo uhagaritse kwigereranya, umutwe wawe utangira gutuza. Rero fasha umutwe wawe gutuza, ureke kuwuha akazi udashoboye gukora. Impamvu ya gatatu ni kuba nta gahunda ifatika ufite mu buzima. Kuba nta gahunda ifatika ufite egare kujya mu bintu by'ibishuko, mu biyobyabwenge, mu bintu bitandukanye. Wowe wumva iki kiganiro ndagira ngo ugitege amatwi. Niba ugeze ku uyu mwanya, ndakwibutsa gukora subscribe, ukanakanda akazugira, ugasharinga ku bantu bawe n'inshuti zawe, ndetse n'abanzi bawe. Ujye ubasharinga kuko ni byiza. Ushobora kubasharinga buno butumwa, ino video ikabahindura bakaba inshuti zawe. Kuba nta gahunda ifatika ufite. Iyo utazi icyo gukora, ubwonko bwawe buhita bwinjira mu gutekereza cyane, buhita butangira kuraninga cyane. Reka nguhe ikindi gisubizo cya gatatu. Andika ibintu bitatu by'ingenzi ugomba gukora muri buri munsi. Ibyo bintu ukarara ubyanditse. Gukora ibintu bitatu by'ingenzi muri buri munsi. Ibi bituma ubwonko bwawe bugira icyerekezo, direction. Bituma ubwonko bwawe bugira icyerekezo. Niba ushaka guhagarika overthinking cyangwa gutekereza cyane, gukoresha ubwonko. Ari ugukoresha ubwonko utekereza ibintu wenda bishobora kugufasha ukaba wagira ibindi bintu ugeraho. Ubwonko bwagufasha kuraninga neza. Ariko gutekereza wibaza utuntu tw'utubazo twinshi tudafite meaning, tangira ukoreshe izi nama kuva uyu munsi. Izi nama nkugiriye tangira uzishyire mu bikorwa.
niba iyi video igufashije kandi wumva igufashije, kanda subscribe kuri Sunil Vibes TV, dusangire urugendo rwo kwiyubaka no gutera imbere. Dukeneye gutera imbere twese twubaka n'ubwonko bwacu. Ubwonko bwacu burimo akajagari, burimo ibintu byita distractions zabaye nyinshi. Icyo gihe rero dukeneye gupanga ukuntu ubuzima bwacu bugira umurongo twabufatiraho. Ibyo rero bituma ugenda ukagira discipline ihamye. So rero mureke duhure muri video y'ubutaha, mureke dusenye umugozi umwe, mureke duhuze ibitekerezo. Shira igitekerezo cyawe muri comment, reka duhure mu biganiro by'ubutaha. Ndi Coach Sunil, ninjye mwari muri kumwe, ninjye mwumvaga ubategura ubagezaho kino kiganiro The Voice of Life, mukigezwaho na Coach Sunil hano kuri Sunil Vibes TV. So let's meet again. Ndabashimiye cyane, murakoze, mugire amahoro. Ndabashimiye cyane, murakoze, mugire amahoro y'Imana. Imana ibahe umugisha. Ikintu cyabaza umubyeyi cya mbere kwisi no kubyara umwana akabimbwa. Cyo cyabaza umubyeyi no kubyara umwana akabimbwa. Buri umubyeyi arababara, umwana uzi umubyeyi umubyeyi akaba yarakubyaye mwana akakurira akagutangirira byose, ajya kubona akabona ubaye imbwa sha. N'abantu babyumva mu bimenye, umugabo w'imbwa arangwa n'ibintu bitatu: ntacyo yimarira, ntacyo amarira be, n'icyo amarira igihugu cye.